ndabizi ni kenshi cyane ujya uhangayikishwa n'uko uteye kubera ukuntu umubiri wawe uri. Ushobora kuba ufite inda, ibicece, amabere manini cyangwa ukundi kose waba uteye bidahwanye n'uko ubyifuza ku mubiri wawe. Ese niki ushobora kuba wakora yaba kuri wowe cyangwa n'inshuti yawe yagutuye iki kibazo ukabura icyo uyisubiza? Muri iyi video rero nabazaniye igisubizo cy'uko ibi byose ushobora kuba wabikemura utiriwe wiyicisha inzara cyangwa ngo ukore siporo inaniza umubiri kugira ngo ubashe kuba wahangana n'ibi bibazo byose. Nguhaye ikaze rero nkwibutsa ko ikiri Beta Screens TV chaîne ya YouTube igenda igutegurira ibiganiro bigiye bitandukanye, ariko ahanini tukaba twibanda ku buzima ndetse nuko ushobora kuba wafata amagara yawe neza. Niba ari ubwa mbere ugiye gukurikira ibiganiro byacu kuri iyi chaîne yacu ya YouTube, mbere na mbere gushishikariza gukora subscribe, kuko ahangaha niyo hambere uzajya usanga ubujyanama mu byerekeranye ubuzima ndetse nuko ushobora kuba wafata amagara yawe neza. Ni kenshi cyane usanga abantu bahangayikishijwe nuko bateye, ariko ahanini byagera ku nda bikaba ibindi bindi. Ese waba warigeze uhura n'iki kibazo cyangwa uzi mugenzi wawe ugifite ariko wakuganyiye ukabura icyo umufasha? Muri video y'uyu munsi tugiye kurebera hamwe bimwe ushobora kuba wakoresha ukaba wahangana n'iki kibazo. Ese muri make umubyibuho ukabije cyangwa kuba wagira inda ndetse n'indi miterere igiye itandukanye ku mubiri wawe biterwa n'iki? Ahanini bizwi ko kugira umubyibuho ukabije akenshi biterwa no gufata ibiryo biba birimo amavuta menshi, yaba ibiribwa, ibikomoka ku matungo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bituruka ku nganda. Gusa ahanini ntabwo waba wibeshye cyane, kuko ahanini umubyibuho ukabije akenshi uturuka ku mirire tugenda tugira mu buzima bwacu bugiye butandukanye bwa buri munsi. Ese ni ibihe biza ku isonga mu kuba byakongera umubyibuho ukabije? Ahangaha hakaba harimo kurya amafiriti, amakaroni, amabiswi, mayonezi zimwe na zimwe ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bigenda byongera ibinure mu mubiri. Gusa si ibi gusa bishobora kuba byatera umubyibuho ukabije, byagera ku nda bigasya bitanzitse. Ese ni ibihe bintu bindi bishobora kuba byatera umubyibuho ukabije abantu benshi batazi? Ahanini iyo ukunda kurya ibintu byinshi cyane biba birimo carbohydrate nyinshi cyangwa izindi ntungamubiri zigiye zitandukanye, bishobora kuba byakubyarira umubyibuho ukabije ndetse no kuzana inda. Inda ahanini ikaba iterwa n'uko ibyo winjiza biba biruta cyane ibyo usohora. Ni kenshi cyane usanga abantu bakunze kugira inda aba ari ba bantu bakunda gukora akazi katananiza, akenshi bakunda gukora bicaye, nk'abantu birirwa mu biro, bakunda gutwara imodoka, amamoto ndetse n'ibindi. Ese ku bagore ho biba byifashe gute? Abagore ahanini bakunda kuzana inda ndetse n'ibyo bita ibinyenyanza, byo bikaba byakomoka ku bintu byinshi. Ahangaha bishobora kuba byakomoka ku koko cyangwa ku miryango igiye itandukanye umuntu ashobora kuba yavukamo, bitewe n'imisemburo y'uwo muryango, ugasanga umwana yaravumbutse, yarabyibushye cyane ku buryo udashobora kuba wamutandukanya n'umuntu mukuru. Gusa si ibi byonyine, kuko no kuba wabyara bishobora kuba byakongerera umubyibuho ukabije. Ni kenshi cyane umugore utwite aba arya intungamubiri nyinshi zigiye zitandukanye kugira ngo umwana azavuke ameze neza kandi afite ubuzima bwiza. Gusa benshi bagendanira ko yamara kubyara umubyibuho ntugabanuke, ahubwo akarushaho kwiyongera cyane. Ugasanga yazanye inda, ibicece sinakubwira, ndetse n'indi mihindagurikire y'umubiri we. Ibi byose ni biba bitandukanye bishobora kuba byagutera umubyibuho ukabije cyangwa gutera ukundi kudasanzwe ku mubiri wawe. Ese ni gute ushobora kuba wahangana n'izi mpinduka zigiye zitandukanye? Ku byerekeranye n'abahanga, hari ama application bagenda badownloadinga kuri smartphone, ukaba washyiramo imyaka ufite, uburebure bwawe ndetse n'ibyo ugiye kurya. Iyo application ikaba yakwereka neza ko ibyo ufashe kuri uwo munsi ko bidafite kalori nyinshi cyangwa nkeya, kugira ngo bibe byakurinda imirire mibi iterwa no kurya neza cyane cyangwa kurya nabi cyane. Ikindi kandi, kugira ngo umenye neza ko ubuzima bwawe bumeze neza, ushobora kwifashisha icyo bita BMI. Ahangaha bikaba ari byiza ko uzi uburebure bwawe ndetse n'ibiro byawe. Kugira ngo rero ubipime, ufata ibiro byawe ukagabanya uburebure bwawe bwikubye inshuro ebyiri, ariko ubu burebure bwawe bukaba buri muri metero ndetse n'uburemere bwawe bukaba buri muri kilogaramu. Ese imibare ubona ubwirwa n'iki ko ufite imirire mibi cyangwa imirire myiza? Ibi byose iyo umaze kubikarikira ukaba uri munsi ya 18 cyangwa 19, uba ufite ikibazo cy'imirire mibi.
ahanini umuntu agira ubuzima bwiza iyo ari hagati ya 20 ndetse na 24 niho aba afite ubuzima bwiza. Naho iyo uhereye kuri 24 ukagera kuri 27 uba uri gusatira umubyibuho ukabije. Iyo bigeze kuri 27 ukaba ugera kuri 30 ho biba ari urundi rwego, kuko uba umaze kugera muri cya cyiciro icyo dukunze kwita obesite mu ndimi zo hanze. Ahanini baba bakubwira ko ufite umubyibuho ukabije. Ahangaha ushobora kuba wavuga uti ni iki nakora kugira ngo nirinde ibi byose? Niba uzi ko ukunda kurya ibintu by'ibinyamavuta byinshi, ni byiza cyane kunywa amazi ahagije kugira ngo abashe kuba yakura imyanda yose mu mubiri ndetse n'ibindi binure bidakenewe mu mubiri kugira ngo ubashe kuba wagira ubuzima bwiza. Ikindi wakwitaho nk'uko dukunda kubivuga ni ugukora siporo. Gusa gukora siporo ntabwo bikunze korohera abantu benshi bitewe n'akazi tugenda dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ikindi wakoresha rero, ntuzigere ukora ikosa ryo kwiyiriza cyangwa kwicisha inzara kugira ngo ubashe kuba watakaza ibiro, kuko iyo wongeye kuba wasubira ku biryo waryaga noneho umubyibuho uriyongera cyane birenze uko wabitekerezaga. Ni byiza rero gufata ingano y'ibiryo itarimo amavuta menshi cyane. Niba uzi ko ukunda kurya ibi binyamavuta, ni byiza cyane kurenzaho ka salade karimo indimu cyangwa ibindi byose bishobora kuba byashongesha ibinure mu mubiri kugira ngo wirinde izi ngaruka zose zigenda zigera ku mubiri bitewe n'ibyo kurya tuba twagiye dufata mu buzima bwacu bugiye butandukanye bwa buri munsi. Umuti rero naguteguriye uyu munsi akaba ari umuti mwiza cyane ndetse umuti utagoye kuba wawubona, dore ko aho uri hose ushobora kuba wawutegura. Umuti rero ngiye kukubwira ni umuti uzafata mu byumweru 2 ukaba watangiye kuba wabona impinduka. Ndakubwira imiti igera kuri 2. Ushobora kuba wifuza kunanura mu nda cyangwa wifuza kunanura umubiri wose, ibi byose ushobora kuba wabikoresha ntacyo bitwaye. Gusa uyu munsi tukaba turi kurebera hamwe babandi bagiye bafite ibibazo byo kubyibuha mu bice bigiye bitandukanye by'umubiri by'uko ushobora kuba wabigabanya. Niba uzi ko rero ufite ikibazo cy'inda, ibicece, amabere manini ndetse n'ukundi waba uteye kose kutagushimishije, ushobora kuba wabigabanya ugiye gukoresha ibi ngibi ngiye kukubwira. Ahangaha turaza kwifashisha pavuro, twifashishe kokombure ndetse n'indimu. Nk'uko uri kubyumva rero ni ibintu bigera kuri 3 ariko bishobora kuba byahindura ubuzima bwawe. Twihuse rero, ukaba ufata pavuro warangiza ukayirapa ukoresheje rape, warangiza ugafata pavuro zigera kuri 2 ziringaniye ukazirapira mu gice cy'ikirahure, ubwo ni inusu. Ibi ngibi iyo umaze kubikora uhita ufata kokombure nayo warangiza ukayirapa nayo ukayishyira muri rwa ruvange rwa pavuro. Ibi ngibi iyo bishoje ushyiramo amazi, wamara gushyiramo amazi ugakatiramo ya ndimu ukaba ubiteretse nk'amasaha 3, warangiza ukajya ufata uru ruvange mu gitondo nta kindi kintu urarya saa sita na nimugoroba. Ibi ngibi mu gihe cy'ibyumweru 2 utangira kumva impinduka mu mubiri ndetse ugatangira kubona ko watangiye kunanuka mu buryo budasanzwe. Uyu ni umuti mwiza cyane rero ugenda ukoreshwa n'abantu bagiye batandukanye baba bifuza kuba bagabanya ibiro, ariko ahanini ugasanga baterwa ubute no kuba bakora siporo cyangwa kuba bakora ibindi bigiye bitandukanye bigenda binaniza umubiri. Uyu muti rero ugerageze guhera aka kanya ushobora kuzahita ubona impinduka mu mubiri wawe zigiye zitandukanye, nko kuba wumva udashaka kurya cyangwa ukumva ufite iseseme, ariko ntuzahagarike kuba wafata uyu muti kuko niwo wa mbere uzatuma utakaza ibiro mu gihe gitoya cyane. Ikiza cy'uyu muti ni uko mu gihe wawufashe uba wumva nta peti ufite yo kuba warya. Ibi ngibi bikaba byakurinda kuryagagura, kuko nanone kuryagagura n'indi soko yo kuba yagutera umubyibuho ukabije mu buryo utazi. Navuga byinshi rero, gusa ubaye ufite ikibazo cyangwa inyunganizi ushobora kuba wanyandikira muri comment cyangwa ukaba wanyandikira ubutumwa inbox kugira ngo mbashe kuba nagusubiza ibibazo bigiye bitandukanye ugenda wibaza mu buzima bwawe bugiye butandukanye bwa buri munsi. Gusa nanone icyo nagenda ntavuze, imibiri y'abantu igiye itandukanye, uyu muti ushobora kuba wagufasha vuba cyangwa ukaba watinda bitewe n'uko imibiri y'abantu igiye itandukanye, ariko ngiye kuzaza mbagezaho imiti igiye itandukanye kugira ngo ubashe kuba wabona uwagufasha vuba. Ariko ibi byose ngenda mbagezaho ni ibintu mba mfitiye ubuhamya bw'abantu benshi bagiye babikoresha bikabasha kuba byabafasha mu bigendanye no gukemura ibibazo bigiye bitandukanye bagenda bagira mu buzima bwabo.
nkwibutsa ko yari ikiri Beta Skills TV. Niba utarakora subscribe, aka kanya nicyo gihe cyo kubikora kugira ngo nawe tuzajye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye bya buri munsi.